Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Kongeye gushimira Allah subhanahu wa ta'ala we udushoboje kuba turi muri iki cyicaro akakanya, tumusaba ko icyicaro cyacu yakigira icyicaro cy'amahoro, ni kakanya kugira ngo twongere tubagezeho urwibutso rugufi ya nkuko channel yacu yitwa Urwibutso TV. Rero niteka nibihoraho n'uruhererekane nkuko twabibabwiye kugira ngo tubagezeho urwibutso rugufiya muri aka kanya. Rero twihuse ntabwo turi bubatindire, reka nsabe umuvandimwe wanjye Yidi adutangirire iki kiganiro anakiyobore, nanjye tukaba tugiye kugifatanya insha Allah ta'ala. Naam, tugiye kuganira kuri iki kiganiro kivuga ko Bibiliya ivuga ngo umwana yatuvukiye, uwo mwana ninde. Icyo nicyo kiganiro tugiye kuganira kuri uyu munsi kugira ngo abantu tumenye ngo ninde hariya wavuzwe, yitwa nde, aboneka he. Ibyo biboneka he muri Yesaya 9:5. Tusomere turi kubanze twumve. Yesaya ibice 9 umurongo wa 5. Ku murongo ugira 5 inyandiko iragira iti, iratubwira ngo iki? nuko umwana yatuvukiye, nuko umwana yatuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu, duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzaba kuri we, ubutware buzaba kuri we, ubutware buzaba ku bitugu bye, azitwa igitangaza, azitwa igitangaza. Komeza. umujyanama, Imana ikomeye, data wa twese, azitwa data wa twese, uhoraho, umwami w'amahoro. Sawa, nushaka kurekera aho ngaho. Ahangaha uyu muntu urimo kuvugwa ninde? Muri Yesaya 9:5 uvugwa muri uyu murongo. Nuko umwana yatuvukiye, bamwe bakavuga ati ni Yesu. Oya, ntabwo ari Yesu. Ahangaha Yesaya yahanura akavuga ati umwana yatuvukiye w'umuhungu, aha tayari bamaze kumubona. Uyu mwana rero akaba yarahanuwe. Ahanurwa hehe? Muri Yesaya 7:14. Ahanurwa muri Yesaya ibice 7 ku murongo wa 14. Ego. Inyandiko iragira iti, 7 umurongo wa 14. Aratubwira ngo iki? Nicyo kizatuma Uwiteka. None tugiye guhanurwa ku uyu mwana, tuze kumenya uyu mwana ninde. Nicyo kizatuma Uwiteka ubwe, nicyo gituma Uwiteka ubwe ari uzabihera ikimenyetso, dore umwari azasaminda, azabyara umwana w'umuhungu, amwite izina Emanueli, amata n'ubuki nibyo bizamutunga, kugeza aho azamenyera ubwenge bwo kwanga ibibi n'ibyiza, agakunda ibyiza. None ikibazo nibaza ahangaha, niba hano Bibiliya itubwiye ngo uwo mwana ubuhanuzi buraje bugiye ku mukobwa, buvuga ko uwo mwana azaba atungwa n'amata n'ubuki kugeza igihe azamenyera ikibi n'ikiza. Ese koko Yesu mu bwana bwe yigize atungwa n'amata n'ubuki? Oya. Ese uwo mwana yavutse ryari? Nanone Bibiliya ikatubwira ati nuko njya ku muhanuzikazi. Jya muri Yesaya 8:3. Inyandiko iratubwira iti, nuko njya ku muhanuzikazi asaminda. Buretse gatoya, hano n'umuntu hanuzi wagiye kubwira uwo mukobwa ko azabyara umwana w'umuhungu, kandi kuri Yesu haje marayika. Nuko njya ku muhanuzikazi bigenda bite? Bigenda bite? Asaminda abyara umwana w'umuhungu, Uwiteka ahera ko aramubwira ati, none izina rituruka mu ijuru riravuga, Uwiteka arababwira ati, aramubwira ngo mwite Maheri Halali Hashibazi. Niko byanditse? Yego. Kasubiremo iyo nyandiko. Maheri Shalali Hashibazi. Yebana mu pastor twiganye theology ntara umuyisilamu nta muntu wabasha kuvuga iryo zina. Cyo ni nk'icyarabo kabisa. Izina rirakomeye. Subiramo iyo nyandiko. Izina rirakomeye cyane. Muri Yesaya 8:3. Nuko njya ku muhanuzikazi, asaminda,
abyara umwana w'umuhungu. ahera ko asaminda abyara umwana w'umuhungu. Uwiteka ahera ko aramubwira ngo ati mwite Maheri Halali Hashibazi. Iryo ni ryo zina ryavuye mu ijuru. None tubaze na Bibiliya ntagatifu ibivugaho iki? Igitabo cy'umuhanuzi Ezayi igice cy'ikenda ku murongo waho wa 5. Ariko uyu muntu ntago ari Yesu, turaje tumwumve neza. Uwo muntu wavutse ninde, yitwa nde, nkuko Bibiliya yera ibitubwiye. Kubera ko ntabwo twacuruje gitari inyundo, Bibiliya ni igomba kutubwiza ukuri. Kubera ko twebwe tugiye kuvuga, twavuga amarangamutima yacu. Niba umuhanuzi yahanuye ibintu bikajya mu bikorwa bigasohoka, uyu munsi ukavuga ngo umuntu Yesu, byaba ugiye gupfunyikira abantu amazi. Dusomere twumve Izayi, igitabo cy'umuhanuzi Izayi igice cyaho cy'ikenda n'umurongo waho wa 5. Inyandiko iragira iti igice cy'ikenda umurongo wa 5. Yego. Kuko umwana yatuvukiye, kuko umwana twamubonye yatuvukiye. Yesu ahanga mu gihe cya Isa yaratarabaho. Twahawe umuhungu, duhawe umwana w'umuhungu. Ubutegetsi buri ku bitugu. Ubutegetsi buri ku bitugu. Ahawe izina umujyanama. Ikintu cya mbere azaba ari umujyanama. Yesu ntabwo yigeze yitwa umujyanama, bamwise intama. Buretse bumve, icya mbere Yesu bamwise intama, abandi bamwita umutsima, abandi bamwita uko bashatse. Ayo mazina yose na Yesu. Abandi bamwita umwana wa Yosefu. Ibyo byose biranditse muri Bibiliya. Ariko komeza inyandiko irakomeza igira iti Imana idahangarwa. Ozaba Imana idahangarwa. Nta hantu wese Bibiliya yigeze ivuga ngo n'Imana idahangarwa. Umubyeyi iteka, umubyeyi ntabwo Yesu yigeze abyara. Umwami w'amahoro, Yesu ntabwo yigeze aba umwami w'amahoro. Haza ba ingoma irambye. Buretse gato, ahangaha umwami w'amahoro, soma Matayo 10:34. Yesu ntabwo Matayo ibice 10 ku murongo waho wa 34. Ntabwo Yesu yigeze aba umwami w'amahoro. Matayo ibice 10:34 haratubwira ngo iki? Haragira gutya hati. Sawa. Matayo ibice 10:34 ku murongo waho wa 34, inyandiko iragira iti kubasoma n'abandika bagasobanukirwa. Yego. Mwe gutekereza ko, Yesu aravuga mwe gutekereza ko nazanywe no kuzana amahoro mu isi. None abantu baravuga ngo Yesu ni umwami w'amahoro. Yesu akanavuga ngo ngiye ntabwo ndi umwami w'amahoro, bivuga ngo atandukanywe n'uri uvuga muri Yesaya 9:5. Bandanya gatoya, inyandiko irakomeza igira iti yego. Ahubwo naje kuzana inkota. Yesu yaje kuzana inkota. Kuko naje gutanya umwana na se, umukobwa na nyina, umukazana na nyirabukwe. Rokera aho ngaho, nicyo nashakaga. Abavuga ngo Yesu ni umwami w'amahoro, Yesu arakoze iki? Arabihakanye. Hanyuma muri Izayi 9:5 hasubira hakatubwira ngo iki mu busobanuro? Muri Izayi 9:5 tuze tureba ku murongo waho wa 5. Ku busobanuro, yego. Umwana yatuvukiye. Uwo mwana niwe Emanueli. Yavuzwe muri mu bice 7 ku murongo wa 5. Yavuzwe muri Yesaya 7:14. Ni umuhungu wande wa Ahazi. Ni umuhungu wa Ahazi. Uzima ingoma. Akitwa nde? Uzima ingoma. Akitwa nde? Akitwa Hezekiya. Ivuka ry'uwo mwami. Nushaka kurekera aho ngaho. Izina ry'umwana twaribonye? Yego. Igasubiramo iyo nyandiko kugira ngo abantu bazukuriye kuri. Ikangasubiremo neza kugira ngo bakurikiye kuri Channel TV gusobanukirwa. Yego. Aragira hati. Aratubwira ngo iki? Umwana yatuvukiye. Uwo mwana Bibiliya itubwira niwe Emmanuel wavuze muri 7:14. Uwo mwana ni wavuzwe muri Yesaya 7:14. Ni umuhungu wa Ahazi. Uzima ingoma. Izina rye yitwa nde? Akitwa Hezekiya. No kuvuga ngo ntabwo ari Yesu. Ngira ngo birasobanutse. N'ikiganiro cyacu cyavuga ngo umwana watuvukiye ninde, ko tubisoma muri Bibiliya. Umwana turamubonye, ni umuhungu wa Ahazi, uzima ingoma, akitwa Hezekiya. Ntabwo ari Yesu, kuko muri Yesaya 9:5 Yesu yaratarabaho.
hanyuma wenda badasobanukiwe bazatwandikira muri iki kiganiro muri komenti, hanyuma numva njyewe bisobanutse n'abantu neza amatwi imbere yanjye birasobanutse, ngiye nkaba nshoreje ahangaha. ni ukuvuga ngo birasobanutse dushingiye ku mirongo tumaze gusomerwa ahangaha. Umwana ntabwo ari Yesu nk'uko bamwe bakunze kubivuga, ahubwo tubonye ko ari Emanueli, umwana wa Ahazi uzima ingoma akitwa Hezekiya. Kuri ubwo rero kugira ngo birusheho gusobanuka, comment, share, mugakanda kukazogera, subscribe kugira ngo tubashe no kubona ibitekerezo byanyu ndetse n'ibibazo byanyu tuzajye tubasubiza. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.